iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Abantu benshi baribaza bati, niba umukristo ukoze icyaha adatakaza agakiza ke, ni iki kimubaho? Icyambere, umukristo urimo gukora icyaha ari hanze y'ubusabane n'umwami Yesu Kristo ndetse n'abantu b'Imana. Iyo turebye muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 7, Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku murongo waho wa 7, Bibiliya irambwira ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Ubu nibwo butumwa bwiza twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muto. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byacu. Narimvuze ni umukristo urimo gukora icyaha ari hanze y'ubusabane n'umwami Yesu Kristo ndetse ari hanze y'ubusabane n'abantu b'Imana. Icya kabiri kiba ku mukristo ukoze icyaha, afashwa kandi akundwa n'umwami Yesu Kristo. Hano Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo waho wa mbere n'uwa 2 haratubwira ngo bana banjye bato, mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. N'iby'abari mu isi bose. Yesu akunda ndetse afasha umukristo urimo gukora icyaha. Ntamujyana muri Gehinomu, ahubwo aramukunda ndetse aramufasha. Icya gatatu kiba ku mukristo ukoze icyaha, umukristo urimo gukora icyaha ahanwa na se. Abaheburayo igice cya 12, ndagira ngo mumfashe tubumure Bibiliya zacu tuharebe. Abaheburayo igice cyaho cya 12 umurongo waho wa 5. Dusome duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwisari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka kunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Imana ihana abo yemera bose ko ari abana bayo. Ndetse ukuntu ibahana, Bibiliya hano irabitubwiye, biratubwiye ngo Imana ibakubita ibiboko. Kimwe n'ababyeyi nyine. Umurongo wa 7, nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutari abana nyakuri. Ko dufite ba data batubyaye ku mubiri, bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho
kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro, ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Umukristo urimo gukora icyaha ahanwa na se. Ibi byanditswe ndi kugusomera, ndagira ngo umenye neza ko nawe ubwawe ukwiriye kubyisomera, kugira ngo ibi byanditswe abe ari byo bivugana n'umutima wawe. Umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana no kwera. Iki ni icya kane. Umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana no kwera. Mu yandi magambo, ntabwo waba uri umukristo ngo ube uri kwikorera icyaha hanyuma ngo utekereze yuko uzakorera Imana. Ntibishoboka ko wakorera abami babiri. Niwakorera icyaha, niwakorera Satani, hanyuma ngo ukorere n'Imana icyarimwe. Iyo rero uhisemo gukora icyaha, uba utakaje amahirwe yo gukorera Imana, ndetse uba utakaje amahirwe yo kwera, yo kubaho utunganiye Imana. Hano mu ba Efeso igice cya 5 umurongo waho wa 14, Bibiliya dore ukwimbwira, irambwira ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mugende nk'abanyabwenge. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ibi nibyo Bibiliya itubwira. Urebye Yesu arimo kwigisha muri Matayo 63 nako igice cya 9 umurongo wa 63 kugeza 68, yewe no mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10, hatwereka neza ko umukristo ukoze icyaha ashobora kubabarirwa, ariko ntashobora kongera kubona amahirwe yatakaje ndetse n'ibikomere yateje kubera icyaha cye. Bibiliya irambwira ngo ntimuyobe, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ntushobora kwigera ukora icyaha hanyuma ngo utekereze ko ibintu biraguma nk'uko byari bimeze. Oya, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Rero icya mbere tubonye ni uko umukristo urimo gukora icyaha ari hanze y'ubusabane n'umwami Yesu Kristo ndetse n'abantu be. Icya kabiri, umukristo urimo gukora icyaha afashwa kandi akundwa n'umwami Yesu. Icya gatatu, umukristo urimo gukora icyaha ahanwa na se wo mu ijuru aramuhana. Icya kane, umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana no kwera, arayatakaza. Kandi ibi ni ibintu bikomeye cyane. Icya gatanu, umukristo ukora icyaha azahomba ku munsi w'intebe y'urubanza ya Kristo. Azahomba. Mwene magambo, ntabwo azigera abona ingororano. Ntabwo azabona ingororano. Niba akora icyaha, amenye neza yuko atazabona ingororano. Bibiliya irambwira hano mu Bakorino ba mbere igice cya 3, Abakorino ba mbere igice cya 3, Bibiliya itubwira neza yeruye guhera ku murongo wa 11. Abakorino ba mbere igice cya 3 uhere ku murongo wa 11 ukageza ku murongo waho wa 15, birambwira ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse
kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Mu yandi magambo, uyu mukristo Bibiliya hano iri kuvuga ko niba ataritondeye uko yubaka kuri Kristo, akubakaho ibitagira umumaro, mu yandi magambo agakora ibitagira umumaro, agakora ibizira mu maso y'Uwiteka, uyu muntu kuko imirimo yose yabera izapimishwa umuriro, ibi bintu bye yakoze bizashya, nibishya azabura ingororano. Ariko Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 15 ngo we azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Mu yandi magambo, ntabwo azarimbuka ariko azakizwa nk'ukuwe mu muriro. Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo waho wa 10. Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo waho wa 10. Bibiliya irambwira ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ibibi rero wakoze wa mukristo we, nta kintu uzabihemberwa, ahubwo uzahomba ingororano. Burya cyagihe ukora ibyaha, cyagihe ucira bugufi icyaha ukagikora, uba wibujije amahirwe yo gukora iby'Imana ishaka, byari kuzaguhesha ingororano. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo waho wa 19. Bibiliya irambwira ngo bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. 18. Ariko nsomye umurongo wa 19 kandi nari guhera ku wa 17. Bibiliya iravuga ngo wihanangirize abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwiringirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana, ngo tubinezererwe, kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo waho wa 28 haravuga ngo nanone bana bato mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka, tutabebera imbere ye ubwo azaza. Umukristo ukora icyaha azahomba ku munsi w'intebe y'urubanza ya Kristo. Mu yandi magambo, ibyo ngibyo yakoze bizamukoza isoni ku buryo azabebera, akabura aho akwirwa. Kuba yaramenye ubuntu bw'Imana, kuba yaramenye igitambo Imana yatanze kubwe, yarangiza akagica amazi, agakora ibizira, akongera agashaka gukora iby'isoni nke, uwo muntu azabebera, azakorwa n'isoni, azahomba ingororano. Bibiliya yigisha yeruye ko abo bavutse ubwa kabiri by'ukuri bazahamya agakiza kabo mu buzima bwabo, kandi bazakomezanya n'umwami. Bibiliya niko yigisha, kandi uku ni ukuri gukomeye cyane. Niko biri koko. Yesu arimo kubwiriza yagiye atanga ingero z'umuntu ngo wagiye akabona umurima amaze kubona ngo abonamwo izahabu, amaze kubona izahabu ngo aragenda agurisha ibyo yari afite byose. Atari uko yashakaga kongera ngo agurishe izo zahabu, atari uko yashakaga kongera ngo agire uko azigenza, ahubwo umunezero we uba kukuba uwo murima uri mu izahabu ari uwe. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko umuntu ubonye agakiza areka ibindi bintu byose kugira ngo agumane ako gakiza, anezererwe ako gakiza.
Yesu yigishije mu migani myinshi igiye itandukanye avuga kuri icyo kintu cy'ukuntu umuntu koko wakijijwe cyangwa se wavutse ubwa kabiri by'ukuri azahamya agakiza ke binyuze mu buzima bwe ndetse no mu gukomezanya n'umwami. Umuntu ukomeza kugenda agwa ubudasiba yerekana ko atigeze aba uw'umwami Yesu Kristo kuva mu ntangiriro. Ninde utakizera Yesu? Ni runaka. Ninde wamwizeye noneho? Ni runaka. Ninde utakimwizera? Ni runaka. Ninde waretse kumwizera? Ni runaka. Uwo muntu ugenda avuga ngo arizera ubundi ngo ntiyizera, ngo arizera ubundi ngo ntiyizera, uwo muntu aba arimo guhamya ubwe ko atigeze yizera Yesu Kristo kuva mu ntangiriro. Byahishuwe 21 umurongo waho wa 28. Byahishuwe igice cyaho cya 21 umurongo waho wa 8. Bibiliya irambwira ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Twari tuvuze kuwe muntu, wa muntu ugenda agwa. Mbese wa muntu uvuga uyu munsi ngo jyewe nizeye Yesu Kristo, Yesu ni umukiza uyu munsi wano, ejo akaba akubwira toya Yesu se Yesu no, ntabyo nizera, ibyo ni ibintu by'abazungu, ibyo ntago nkibigenderamo. Ejo kandi Yesu koko ni umukiza. Uwo muntu aba ubwe ari guhamya cyangwa se ari guhamanya n'iki cyanditswe. Ntabwo yizera. Ntabwo yizera. Uyu muntu ni umunyabwoba. Uyu muntu akora ibizira. Uyu muntu ni umubeshyi. Uyu muntu aba arimo guhamanya n'iki cyanditswe. Ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ahubwo nk'uko Bibiliya ibitubwiye, uyu muntu umugabane we ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo waho wa 9. Nyamara aha Bibiliya iratubwira ngo, Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo waho wa 9, ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Reka nsubiremo uyu murongo. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Mwene magambo ntabwo yongera kugendera mu nzira y'ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Mwene magambo ntabasha gusubira mu nzira ye ya kera, ntashobora kongera kuba umunyabyaha kuko yabyawe n'Imana. Yabyawe n'Imana. Ntabwo rero bishoboka. Niba rero umuntu avuga yuko uyu munsi ari umwana w'Imana, ejo akaba atari umwana w'Imana, uyu munsi akaba ari umwana w'Imana, ejo akaba atari umwana w'Imana, uyu muntu ntabwo yigeze abyarwa n'Imana, nta nubwo yigeze akizwa uhereye mu itangiriro. Ntabwo yigeze akizwa. Ibi byanditswe ntabwo biri kuvuga ku gikorwa cy'icyaha. Ibi byanditswe dusomye ntabwo biri kuvuga ku gikorwa cy'icyaha. Mwene magambo nko kuvuga ngo gukubita umuntu, uko gukubita umuntu ni icyaha. Ibi byanditswe dusomye mu Byahishuwe 21:8 no muri Yohana wa mbere 3:9 ntabwo ari kuvuga ku bikorwa. Ibi bikorwa ahubwo ni inzira y'ubuzima bw'icyaha. Niba ibi byanditswe bivuga ku gikorwa cy'icyaha, nta muntu ushobora gukizwa, kubera ko umuntu yabwiriza ubutumwa bwiza kandi agacyaha ubwenge cyangwa se ukwiyobora bidasabye ko aba yaravutse ubwa kabiri. Cyo ndi kuvuga hano, ushobora gusanga umuntu rwose ubwiriza ubutumwa ndetse bwiza akabubwiriza, ariko atarigeze avuka ubwa kabiri. Aba bantu bose bazarimbuka, kuko ubutumwa bwiza bukiza umuntu. Ubutumwa bwiza nibwo bukiza umuntu. Ntabwo umuntu akizwa n'ibyo yizera ku bijyanye no kuvuga mu ndimi
cyangwa gukiza indwara cyangwa guhuza amadini atandukanye cyangwa ibindi bintu byinshi n'agaciro byaba bifite uko biri kose. Ntabwo ibyo ari byo bikiza umuntu, ahubwo igikiza umuntu ni uko yumva ubutumwa bwiza maze akizera Imana. Iyo bigenze gutyo, uwo muntu aba akijijwe rwose, aba avutse ubwa kabiri rwose. Ndakwinginga inshuti yanjye, mu minsi ishize twiga iyi nyigisho y'ubwishingizi bw'agakiza, inyigisho y'ibyiringiro by'iteka ryose, inyigisho Bibiliya yigisha ivuga ko umuntu yakijijwe aba akijijwe by'iteka ryose. Ndakwinginze ngo ibyanditswe byera byose twagiye dusoma bikubere urufatiro rwo kwizera kw'Imana yasezeranije ubugingo buhoraho, itigeze isezeranya ubugingo bw'akanya gato, kw'Imana uwo ihaye agakiza ibikamuhaye by'iteka ryose, ko umuntu uvutse ubwa kabiri aba abyawe n'Imana kandi ababaye umwana w'Imana by'iteka ryose. Ariko ko umukristo ukora icyaha atakaza ubusabane n'umwami Imana, ndetse atakaza ubusabane n'abana b'Imana. Umukristo urimo gukora icyaha afashwa kandi agakundwa na Kristo. Nubwo akoze icyaha, Imana iramukunda kandi Imana iramufasha. Icya gatatu, umukristo urimo gukora icyaha ahanwa n'Imana. Ahanwa n'Imana. Icya kane, umukristo urimo gukora icyaha atakaza amahirwe yo gukorera Imana ndetse no kwezwa. Umukristo ukora icyaha azahomba ku munsi w'intebe y'urubanza ya Kristo. Icyama ukaba ufite ibyiringiro by'iteka ryose. Icyama amahoro yo mu mutima wawe akaba yuzuye, ukaba utagifite gushidikanya mu mutima wawe, ahubwo ukaba ufite ibyiringiro by'iteka ryose, ukaba ufite amahoro yuzuye mu mutima wawe, ukaba uzi neza yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Twavuze inshuro nyinshi ku bijyanye n'agakiza, tuvuga yuko umuntu akizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atari imirimo ye akora, ahubwo ari impano y'Imana. Yesu niko yigishije, intumwa ze niko zigishije, Aburahamu niko yakijijwe, ndetse n'abandi bera bose batubanjirije uko niko bakijijwe. Nawe niko wakizwa. Icyama uyu munsi ukagira ibyiringiro bizima, icyama uyu munsi ukagira umutekano w'iteka ryose, icyama uyu munsi amahoro aruta y'umuntu yashobora kumenya agatwarira mu mutima wawe. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.